ko ndi barara umusaraba akaba ari n'umuntu ni hari ahubwo ikintangaje n'ura mukobwa ndamuzi. Uramuzi? Uramuzi? Sipende butangiye kurira mwana ntabwo ari ese kunde bahagaze kuriya simbizi nanjye kuko yewe nibi kwatavuga se kwatavuga nka tata kwatavuga we ese uri kurira gusezwa niki ahantu nahageze gute yamaye nka rero uje buretse kunyegera ahantu nahageze gute witwa nde meze neza ntabwo ari neza cyane ko bakongereje meze neza ndagira ngo wenda tutatinze inkuru waduhamagariye widusangize vuba ko nayo mfite urundi rugendo ndi kujyamo tubwire noneho unayitwereke kugira ngo nkomeze urugendo. Okay, nyine nkuko nabikubwiye ni umutipe twakundanaga n'umutipe nyuma za gukundana ngo n'undi mukobwa byandi by'abahungu twari dufitanye no kuba twakora ubukwe. none se wagira ngo tugufashe iki? Yewe nagiye kwa muganga kuko yarapfuye ejo bundi. Umutipe yarapfuye? Yes, yarapfuye kuko n'ubundi ngiye gukorera ahantu twamushinguye. Noneho mpamagaye muganga, umuntu w'umuganga arambwira ati ndabimusobanurira kuko yabanje kubyimba umuntu arabyimba yapfuye yabyimbye arangije arambwira ati rero baramuroze ti kandi umuntu wamuroze ni umuntu nawe basaga nkaho bakundana ariko ntabwo amukundaga mbwa se kugira ngo bimenye koko nakoraho gute mbwa rero genda ku gituro cye urahasanga ngiye kugukorera kugira ngo mbikwereke urahasanga uwo mukobwa ku gituro cye hari umuntu hari uwo mukobwa ahubwo we imbere ni wowe uhazi utwereke turebe tudasanga yanahavuye ndetse uwo mukobwa ari kwakora iki? Ntago nyine mbizi urumva muganga nanjye yambwiye ati kugira ngo mbikwereke ko ari umuntu wamuroze genda nta n'iminsi 3 ishize tumushinguye genda urahamusanga ku gituro ubu niyo mpamvu naguze ibyo bintu bibone se bahamuzirikiye urumva bishoboka ko wasanga mbizi uko ubu ngiye gutusangiza inkuru idashoboka ubwo umuntu yaba akiri aho ngaho uwo muganga ndamwizeye nese yabaye kumwibuka se bimeze bite? Nanjye ubwanjye simbizi kuko njye namubwiye ikibazo arambwira ngo genda ku gituro jya imbere wowe utwereka hariwe ntabwo hasi yemwe babite none se kwaracyara aho ngaho kuko njye yanambwiye ese niwe wamwishe nyine kuko njye nabwira se umuntu wamuroze wanyereka ifoto arambwira ati igituro ahantu kiri genda urahamusanga arambwira ati we nimba ushaka kugira ngo anahazwe ko ndi barara umusaraba akaba ari n'umuntu ni hari ahubwo ikintangaje n'ura mukobwa ndamuzi. Uramuzi? Uramuzi? Sipende butangiye kurira mwana ntabwo ari ese kunde bahagaze kuriya simbizi nanjye kuko njye ko adashobora no kuhaba turakora iki se buriya nyine njyewe impamvu naguhamagaye no kugira ngo ababyeyi se babazi bahagaze hari bari ababyeyi bari baturanye n'umusheri wanjye bari baturanye reka nibarize bano babyeyi gatoya sibyo menye ibyo ari byo n'ubundi mfata inkuru yuzuye jewe muraho yego amakuru hagaze hano tubonye muri hano tuza kureba ibyabaye mwamuje kureba ibyabaye none se mubonye haba kimwe ko muri kureba tubonye muhari tubona n'uriya mukobwa uhagaze hari ariko ntitwamenye ibyanyu natwe twari tuje kureba arase ko ndeba hari umusaraba ameze nk'akinga umuntu akaba hari n'uriya mukobwa uhagaze murabona bimeze bite natwe byadutangaje tuzi ko uriya muntu ngo washize iminsi 3 mumushyingurira umuntu ariko byabaye turi kubona byaducanze Yesu we mama nawe tubwire musanze uriya muntu ahagaze hariya kuriya dusanze uriya muntu ahagaze hariya ariko kuri mubyeyi twa tumaze iminsi 3 tumushinguye twibajije ukuntu uriya muntu nawe yahageze kugira ngo ahagarare tubonye namwe muhageze twaho tuti natwe reka tuze kureba twumenye ukuntu uriya muntu yahageze bavuze uriya yambwiye ko ari umusheri we bahashyinguye ni umusheri we ariko uriya mukobwa ntabwo karitsiye amaze umwanya ngo ntahagaze hariya maze kimwe gute uriya mukobwa ubwo twabimenye mu gihe yaharaye
batugira ngo wenda aragenda sinzi ibyo ari kureba ngiye mu gitondo tugarutse ubona aracyari hariya kuriya dusanga aracyari hariya kuriya none se urabona uriya muntu ni ubuzima cyangwa bamurugiye hari ntabwo mbizi nimba ari kumuroga nimba ari ubuzima simbizi natwe ubwo tubonye muhageze twaho tutinatwereka tuze turebe mwigeze mumwegera se ngo mumuvugishe mwumve ko hari ikintu avuga ntabwo twamwegeye natwe twamutinye mwagize ubwo bakereka negere hariya ndebe nanjye nimba biri bunkundire mva sita tugende dusangize dusukwereka abantu ukuntu bibaza nimba ari butuvugishe twatuvugisha kumva amaze iminsi ngahe bakabyara mwe iki ni ikibazo nese we ngo umushiri wawe uriya muntu uhagaze hariya ngo uriya mukobwa ndamuzi twigeze no gukundana mwigeze gukunda nawe n'umubebi yigeze gukundana n'uwo musore yari inshuti none imbere rero muvugishe twumve ibyo ari byo urabona namuvugisha iki koko uku ni no gushinyagura sinzi ndushinyagura indi yewe Nadine use nana yewe ibi ko atavuga se ko atavuga nka tata ko atavuga we ese uri kurira gufezwa n'iki sinzi pe nese yewe reka nkubwire ndimo ndihuta umuntu wakubwiye ko ari ahangaha muhamagara mwivugishije mubaze icyatumye uyu muntu ahagarara ahangaha nayisize hano hirya mu gisakoshi vugisha umuntu watumye ahagarara ahangaha bigenda gutya muvugishe mubaze ese uyu mukobwa ko ndeba reba arimo aratitira imbeho yamwiciye ahangaha ngo hamaze ngo yarahaje nimugoroba kumwakabyamo ibi ni wowe bimuteye njye nashakaga kureba koko nimba ari byo nimba baramuroze kuko nimba mwavuga umutipe twari tumaze icyumweru turi kumwe agataha abyimbye n'ibintu bitumvikana ukibona ko ari uyu nguyu wowe wese njyewe simbizi alo niwe muga kutakumva mwiriwe neza uraho nari nageze hahandi yego gukoba none bigenze ari kuvuga ururimi n'ututu ngo cye kupa ari nka rero kutakumva nkora iki arahari wa muntu wawe arahari namubonye wamubonye ute fata akakaryo nakuhaye reka mbaze uwo mugabo reka nze mugani yitabaje umunyamakuru ugene twa Kiraso yanyitabaje turazana dusanze umukobwa hari uko abinsobanura nimba ariko wumubwiye simbizi ngo niwe wamubwiye ngo aze areba ahangaha kiwe namubwiye kubera kutagira ikizere namubwiye agende abanze araribona w'umuntu wiwe aramutsanga aho uwo muntu wiwe yaguye aho bamukinguye niko nabikoze nimba ahari afate ibyo namuhaye amukubite gatatu hari ikintu yego ibyo namuhaye arabifite kenze nimba yabitaye nanje namumanika tata ibi bintu se nibyo twaturi kumwe ufite ibi bintu we mwese mugabo araza kuba muzima amererwe neza amukubite gatatu avuge ngo ngaho haguruka igiko ndakibazo birakemuka igiko arahagaze yabaye nk'ipirona ahangaha ntago anyeganyega naye mukozeho biranga ubu arahita muzima nabikore kuco uko namuteketse muraca ncenda muntu tumpatse boga mbubwishi mukore ibyo namubwiye amukubite gatatu ibyo namuhagekeko nese imbaraga zawe zikora gute mugo umuntu uvura umuntu atahari akaba wakorera ibintu ntuhari niyo umuntu yahaje hari wenyine tukolera kusi yose ndapo ari ngombwa ko na pampari kuko niba ari abiburayi abo muri Amerika abo Australia hose turabakorera ndapo ari ngombwa ngo babe bahari imbaraga zacu zikolera kusi yose jego uyu muntu asabwe iki kugira ngo se umufashe gutya umuvura udahari nuko imbaraga zacu zireba ibintu twarebe amazina y'uwo yatuhaye wagize kibazo aratubwira umuntu wanje ndakundanaga nawe yarapfuye mubaza amafoto yiwe arayambana amazina yiwe ubundi ndamubwira genda umuntu wawe uwabikoze uramutsanga kumva y'umuntu wiwawe yego muga wenda ndacyakubaza yego nk'umuntu
utari hafi ahangaha umufasha gute? kumufasha ndakibazo bapfa kumbwira kibaza kampani ni amazina y'ibyo ashaka cyangwa amafoto y'ibyo ashaka kugira ibyo ari byo byose apfa kumbwira ikibazo afite turakimukemurira yego ntabwo ari ngombwa ko twaba tuhari yego. Noneho ubwo birashoboka ko inimero yawe tuza kuyimwaka tukayishyira ku kiganiro ufite ikibazo ukazamufasha yego ndakibazo. Okay, urakoze cyane, reka nkurikirane ibintu ndebe nimba ibyo umubwiye ngo ari buze ari bubikore uyu muntu agakira nanjye ibyo mwibariza. Yego murakoze cyane ndakibazo murakoze. Sawa sawa. Yakumye uje kubyinza ute? Ngongeye kumukozaho gatatu. Nkata. Kimbere da mwikorezaho ntakwiye. Umva nanamureka akagumya ngahagarara. Asubwo wose ubugome. Yesu. Kahore. Bite? 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 Urinde. Ndi hehe? Uri hano? Hehe. Umbaze. Batse nka kwibariza. Uya ndi hehe? Bite? Hano nakumaza. Hano ni hehe? Se wadusuhuje? Uya. Ahantu nahageze gute? Yamaye nka rero. Wadusuhuje? Uye buretse kunyegera ahantu nahageze gute? Witwa nde? Ntago mbizi. Ntago ubizi? Witwa nde? Uriya muntu uramuzi se? Ko niba mwaro bikwishise. Ko mbona yari ari ku gituro cy'umugabo wanjye bimeze bite? Nyuma yo kumwica ushaka no kumushinyagurira. Agahinda waduteje na n'ubu ngubu uracyashaka kugira ngo ugumye ukaduteze. Nawe witeze amahane, ibyo nyine byarangiye. Witeze amahane. None se nta muzi. Nese basageze hano. Nese umuntu uranga uramuzi? Shibwe hano. Ni umugabo wanjye. N'umugabo wawe. None nakavuga ngo n'umugabo. Bari waje kumwibuka. Wahageze ute ubundi kwanza hano? Ntago mbizi. Ntabyo nzi. Ntabyo uzi? Tekereza umubwire ugifite ubwenge nyine ukuntu wumvise waba wageze ahangaha ugifite ubwenge wari uri he ubundi? Ntabwo uzi ko wageze? Ntago mbizi. Ndashaka kubaza wageze hano gute? Nanjye numvise ijwi rimpamagara. Ijwi ryanditse? Ijwi ry'uwahoze ari umugabo wanjye. Kandi yarapfuye? Numvise rimpamagara njye sinzi uko nisanze hano. Nese iby'urupfu rwe urabizi? Ntago mbizi. Ntabyo uzi? Ntabyo nzi. Okay. Njyewe inkuru yanjye nuko nguko nanyisoreje ndabona ntazi ibyo ari byo ariko ibintu bitangaje mbonye ahangaha ntibinkurikirana ahubwo. Ciao kamera twigendere. Ibyabo basigare mu byabo. Kwigendere kabisa.